wamwita icyamamare cyangwa se umwita icyamamarekazi, umukobwa w'Imana akaba n'umukobwa w'u Rwanda. Uyu nta wundi ni Clarisse Karasira, umukobwa wamamaye cyane, umukobwa ufite inganzo ntagereranywa, umukobwa wigaragaje ku buryo budasanzwe guhera yatangira kumenyekana muri kariyeri ye ya muzika. Uyu Clarisse Karasira yamenyekanye cyane kandi ubwo yari akibarizwa muri lebo ya Boss Papa ihagarariwe na Alemuku. Clarisse Karasira yakomeje gukorana na Alemuku muri Boss Papa, nuko nyuma y'igihe kitari gitoya baza kuba batandukana. Clarisse Karasira atangira gukora yigenga ku giti cye. Clarisse Karasira akimara gufata umwanzuro wo kwikorana ku giti cye, abantu benshi, abafana benshi, abakunzi be ba hafi batangiye kugira ubwoba bavuga bati ubu ngubu ntabwo tugiye kubura inganzo za Clarisse, ese ubu bizagenda bite? Ese za ndirimbo nziza dukoreraga tuzongera tuzibone? Gusa mu by'ukuri nubwo benshi bibazaga batyo, Clarisse Karasira ntiyigeze abatenguha na gato, ahubwo akimara kuva muri Boss Papa yagerageje gukoresha imbaraga zishoboka kurusha uko yakoraga, arangije atangira gutanga ibihangano byiza, ibihangano biteguwe, ibihangano bye biraza, mbese bifata imitima y'Abanyarwanda, biraza birakundwa kugera naho kuri ubu ngubu ndakeka nta mwaka urenga umwe, ni hagati y'umwaka umwe n'ibiri ishize nibwo Clarisse Karasira yabashije kuba yasohora album ye ya mbere. Ndakeka ari ya mbere, album ya mbere Inganzo y'umutima, album yateganyaga kuba yaronshinga mu mpera z'umwaka 2020, gusa biza kuba byasubikwa bitewe no kubahiriza amategeko yo kwirinda COVID-19. Clarisse Karasira ntibyigeze bimuca intege, yarakomeje arakora uko byashobotse kose, arakora ndetse na n'ubu ari mu bahanzikazi nyarwanda bakora neza, bigaragaza neza, kuko sinshobora gutinya kuvuga ko hafi ya buri kwezi aduhereza indirimbo nshyashya, kandi akaduhereza indirimbo kenshi cyane, akaduhereza indirimbo za video. Bishatse kuvuga ko Clarisse Karasira umutima we wose n'ubuzima bwe bwose yabuhariye muri muzika, arangije asusurutsa abamukurikira ndetse n'abamukunda. Clarisse Karasira kandi nta gihe gishize yambitswe impeta n'uwamwimariyemo, umusore w'ibigango, umusore umeze neza uzwi ku izina rya Dejoue, bisanzwe bizwi ko ari umujyanama mu buzima busanzwe wa Clarisse Karasira. Byatangajwe ko kandi Clarisse Karasira n'uyu musore batangiye kugirana umubano ubwo Clarisse Karasira yavuye muri lebo ya The Boss Papa agitangira kwikorana ku giti cye. Clarisse Karasira ubwambikwaga impeta ku itariki 9 z'ukwa mbere umwaka 2021 yapostinze kuri Instagram we ifoto igaragaza ikiganza cyambaye impeta, yandika caption igira iti "The king has asked me to marry him. Humbly and thankfully I have said yes. I'm ready to live with him forever in his palace." Mu rurimi rw'ikinyarwanda ati umutware yansabye ko nazamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye, ese nashingira imakanira iyo ngabo y'ikirenga. Thank you God, thank you my love. New chapter, power couple. Ibi ni ibintu byishimiwe n'abakunzi b'umuhanzi Clarisse Karasira, ndetse na Cecile Kayirebwa nawe yatangaje ko nawe byamushimishije ubwo yari mu kiganiro kuri zimwe muri televiziyo zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda zikorera online. Yatangaje ko yashimishijwe no kubona uwo afata nk'umukobwa we yambitswe impeta n'uwo yihebeye. Clarisse Karasira kandi mu byishimo byinshi, si iyo foto nyine yapostinze gusa yerekana ikiganza, ahubwo yahise akurikizaho n'indi foto igaragaza umukunzi we yamutereye ivi, maze yandika caption igira iti ngo Uwimana yandemeye, ngo yundutira bose, sinabona ko mubabwira bihagije, ariko n'umutware koko. Thank you my love, my king Dejoue. Thank you for loving, for choosing me. Finally the world knows our story. Thank you God, I love you forever. Iyi ni inkuru yashimisha abantu benshi, ivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ndetse na Clarisse Karasira nagaragaza ibyishimo bidasanzwe, dore ko yagiye postinga amafoto acicikana, amafoto yagiye postinga, navanje kubabwira ifoto ya mbere afite impeta igaragaza ikiganza cye cyambaye impeta, ndetse n'izindi zigaragaza uwo nakita umutware we yateye ivi ari kumusaba ko bazabana. Ndetse sizo gusa kandi nyuma yaho yahise postinga n'indi foto igaragaza we n'umutware we bapfukamye bari kwiragiza Imana. Iyo foto Clarisse Karasira yikurikije amagambo agira ati Imana niyo rutare
twubatseho. Mukomeze mudusabire kandi tubashimiye ubutumwa bw'urukundo mwatweretse. Ikindi, niba mutekereza ibirori mujye muhita mutekereza The Cecilias, muzanezerwa nk'uko abandi bagana The Cecilias banezerwa. Thank you God, thank you my love, kandi joie, the best human being I ever know. Clarisse Karasira kandi si ibyo yagiye avugwaho gusa. Clarisse Karasira ni umukobwa wigaragaje neza mu mwaka wa 2020, dore ko yaje no kuba yaba nominated muri The Choice Award nk'umuhanzikazi witwaye neza mu mwaka wa 2020, ndetse kandi nahamya nashidikanya ko iki gihembo Clarisse Karasira gikwiriye, dore ko n'umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda uzwi nka Knowless Butera, ubwo yari ari muri interview bamubaje bati ukuyemo wowe mu bo muhanganye kuri kiriya gikombe ninde wundi ubona ukwiriye kiriya gikombe, nawe nta gushidikanya yaravuze ati mbona ari Clarisse Karasira, atari njyewe ugitwaye ni Clarisse Karasira wagitwara. Ibi bigaragaza ko uburyo Clarisse Karasira yakoze bigaragarira buri wese, kwa kundi bavuga ngo ibikorwa birivugira. Clarisse Karasira kandi namitse iciyeho apostinze ashimira Imana ko yesheje agahego ka views miliyoni 15 kuri album ye ya mbere aheruka gusohora yitwa Inganzo y'Umutima. Nyuma yo gupostinga iyo post yishimira kwesa ako gahigo ka miliyoni 15 kuri album ye ya mbere, Clarisse Karasira nta minsi iciyeho ndakeka ni nyuma y'iminsi nk'itatu nyuma yo postinze iyo ngiyo yahise postinga indi foto kuri Instagram ye agira ati bazanye album nshya yitwa Mama Africa, album izasohoka mu minsi iri imbere. Yapostinze ifoto y'integuza ya album ye yitwa Mama Africa, maze arenzaho caption igira iti ndashima Imana yankomeje muri uru rugendo rwa album ya mbere, ndabashimiye ko mwabanye nanjye, nabonye ibitangaza, nabonye urukundo, ubu rero dutangiranye urugendo rwa album yitwa Mama Africa, muratangira kubona indirimbo nshya zihebuje ziriho vuba aha, mbese mushonje muhishiwe, aho uri hose waragize uruhare muri uru rugendo rwanjye, wumve ko ngushimiye. Thank you, thank you, thank you. Mama Africa album is coming to you. Mu by'ukuri ni benshi bishimira ibihangano by'uyu mukobwa cyangwa se by'uyu mwari Clarisse Karasira bitewe n'uburyo aririmbamo, bitewe n'uburyo afite ijwi rikurura benshi, afite ijwi rye ryihariye, afite ijwi riryohera amatwi ya buri wese umwumva, mbese uwamutaka bwakira bugacya. Uretse n'ibyo kandi ni na mwiza, ni n'umukobwa mwiza ufite ijwi ryiza, umukobwa w'umuco, ndetse akaba umukobwa w'igihugu n'Imana. Niyo mpamvu muri aka kanya mwibutsa ko ugomba gukora subscribe kuri Slim Jesus Entertainment, kuko nta na rimwe uzigera ubura ibyiza hano kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Please subscribe kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment, tukwijeje ko tuzajya tukugezaho ibyiza gusa. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.